rugo papa yaraga anoteza nako kumya noteza nisura mu muhanda kuko bwa mbere mama yaje kundeba amumva ndataha ngeze mu rugo papa yageze yasinze nanjye kurya agacara mu biryo ngo kuki ndaranze ngo nabuze iki mu gihe abonye amafaranga nayazana bo bakajya mu nzoga uje kumanywa baradukubitaga reba umwana umwe akoze kosa twese bakadukubita niko kumva byagendaga mwana kujya mu muhanda bitewe no kubura amafaranga y'ishuri kandi se yarakoraga umwana rero kuba mu muhanda n'ubuzima bubi yajyanga aratashye ise akamukubita mbese muri make akamubwira yuko umwana we mu bana be afitemo babiri ngo yemera ngo nibo babakiga ikintu cyanshimishije nuko wambanye ku muhanda ukanjyana ukangabura nkoga ukabasha kunsubiza muri famiye tukaba twishimye nicyo kintu nagushimiraga. Twongeye kubasuhuza abakunzi bivuka TV show dukomeza kubabwira gukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube yacu. Agakanya turi mu karere ka Gasabo murenge wa Bumbogo aho twaje gusura umusore wacu cyangwa umwana wacu mukiri mutonya cyane warumaze imyaka isanga 4 aba ku muhanda ariko bangubu tukaba twaramusubije mu rugo akaba yarahinduriwe amateka. Rero please stay tuned tugiye kujya kumureba hani wabo bari ahagiye kutuganiriza ndetse n'umubyeyi we w'umumama batubwire uko basigaye bameze aho amaze igihe gisanga ukwezi ameze neza ari mu rugo. Na amateka rero tugira ngo akakanya mukurikirane kandi tuzi ko biribuze kugenda neza. Please stay tuned nuveho dukomeza kubibutsa gukora subscribe and comment and share. Turabakunda. Twongeye kubasuhuza abakunzi bivuka TV dukomeza kubabwira gukurikirana ibiganiro byacu byiza nkuko twakomeje kubibabwira. Iyi ni famiye n'umuryango twagiranye ibihe byiza ariko bitari byoroshye nkuko tugiye komeza kubyumva. Twaba turi mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo. Rero abamubona kuri kamera zacu uyu mwana bamwita niyo mugabe Jide umubyeyi we yatwibwira navuga umubyeyi ahari Yarandura Ernestine. Turabakire rero kuri kamera zacu. Iyi ni Ivuka TV ko twakomeje kubibabwira twagira ngo dutangire urugendo rwo kugira ngo Jide warumaze imyaka isanga 4 aba mu muhanda ndetse yiga kongera akava mu ishuri. Twagiranye ikiganiro na Jide ariko nago icyo gihe televiziyo yacu yari yakabaho ari no twanakuye n'umutima wo kuba twakora Ivuka TV kugira ngo dufashe umuryango nyarwanda muri rusange kugira ngo abantu babashe kubona cyangwa kuba nabo hari ikintu umutima wababwira tugafatanya twese hamwe tukubaka urwatubyaye. Jide rero n'umwana warumaze imyaka 4 mu muhanda ariko twaba dushima Imana ko dufatanyije n'umubyeyi we ndetse natwe ubakaba amaze kuba mu rugo akaba amaze igihe gisanga ukwezi ari mu rugo. Ibyo ni ibintu byo gushimira Imana. Ndanatekereza namwe mwagira icyo mutubwira naga ari ikintu cyari cyoroshye tujya mutubwire mwamwakire gute mu rugo umwana warumaze imyaka 4 ataba mu rugo yaza akongera agasubira mu muhanda ariko mukaba mufite icyizere ko uyu mwana atazongera gusubira mu muhanda. Twagira ngo mutubwire se rwari urugendo rumeze gute muri uko kwezi kose ari kwitwara gute? Narakoze umwana namwakiriye neza mbese mwakira nishimye. Umwana ko nkomeza kumwigisha nanjye nk'umubyeyi we umwana nkabona arumva umwana rero barahangaha nta kibazo afite mbese mate nta kibazo afite. Jide uribuka umunsi nge nawe twahuye urawibuka? Rero ndagira mama waguye mikoro nkabaza ikibazo kimwe nkuko twakomeje kubabwira uyu mwana amaze imyaka 4 mu muhanda ariko ubu turababwiza ukuri kamaze ukwezi yicaye mu rugo ndetse akora imirimo y'abandi bana mama wakaramusiga mu rugo akarera barumuna we dore kari nawe imfura afite. Twagira ngo tubaze Jide ese Jide ubona ari nk'iki kintu cyaguteye kujya mu muhanda ese n'iki kintu nanone gitumye wumva ko wongeye gusubira mu rugo? Turagira ngo ubwire abadukurikiye nubwo ukiri umwana ariko byibuza wagira ikintu uvuga ngo tubwire. Yewe nishimiye kubabona mu rugo papa yaraga anoteza
mbona ko kumya noteza nisubira mu muhanda kuko bwa mbere mama yaje kundeba ndamwumva ndataha ngeze mu rugo papa yageze yasinze nanjye kurya agacara mu biryo ngo kuki ndaranze ngo nabuze iki mu gihe abonye amafaranga ntayazana ahubwo akajya mu nzoga icyo ngicyo nashaka kubabwira. Subiza mama ndumva nawe nagira icyo mubaza. Rero murumva ko kugira ngo umuntu yubake urugo cyangwa abafite urugo rukomeye ni hagati y'umumama ni hagati y'umugabo. Sindi bukwita umugore cyane uri mama wacu urambyaye. Urugo rwubakwa n'umugore ndetse n'umugabo, ariko urumva ko inshingano zose kuba zireba umubyeyi umwe nicyo gituma aka kanya nk'uko umwana amaze kubitwibwirira cyatumye asubira mu muhanda. Ni ukuri biteye agahinda kubona umwana ungana uku nguku ubu yagiye mu muhanda afite imyaka ingahe yatubwira? Nagiye mu muhanda afite imyaka 9. Imyaka 9. Urumva ko atari ikintu cyoroshye. Ese uri kumva ubaka kanya umerewe gute Jide? Turagira ngo tubwire. Urumva merewe neza. Urumva umerewe neza. Mama yakwakiriye gute kukubona mu rugo? Ni ikihe kintu wabonye kuri mama ukumva urishimye akukikubona? Manje kimbona nyakiriye neza kandi ngo warishimye kuba ndi kuba mu rugo. Wow, ko duhe mama nawe kugira dukomeze twese tuganire. Mama urumva rero umuhungu waragukunda yagiye mu manda atari kubera wowe, yagiye mu manda ari kubera papa we umutoteza ndetse umubwira n'amagambo atamushimisha. Wenda sinzi ko ari we warubiziho cyane, nawe turagira ngo ugire ikintu tubwira. Nari mbizi mwana kujya mu muhanda bitewe no kubura amafaranga y'ishuri kandi se yarakoraga. Umwana rero kuba mu muhanda n'ubuzima bubi yajyanga aratashye ise akamukubita, mbese muri make akamubwira yuko umwana we mu bana be afitemo 2 ngo yemera ngo nibo babakiga. Uyu mwana rero nkabona arimo aramushogora kandi ari umwana we nanjye kandi mwaramubyaranye ubizi na neza. Mbizi neza ariko nkana umwana aramushogora akamutoteza akamukubita amanywa na nijoro. Nicyo cyatumye umwana ajya mu muhanda. Njyewe ubabwira ndi umunyamakuru wa Ivuka TV. Ni ukuvuga ngo aka kanya njyewe wenda ntago nigeze mbasha kubibabwira neza. Uyu musore namusanze ku muhanda, uyu mwana nako ntago yari umusore cyari umwana, ariko ni cya kintu cyo kugira agahinda. Nabonaga abandi basore baba bari ku mihanda bakuru nabo baba ku mihanda bari kubakubita. Mbona ndamukunze, numva ndamukunze, niko kumufata tugenda tuganira gake gake. Rwa rugendo rutoroshye kubonye umwana ari ubwa mbere, ariko ndashima Imana ko byibuze yabashije ko nyumvije dore umwana mwiza sibyo kandi uzagera ejo heza humura sibyo. Ejide twaganira umunsi wa mbere amanomero za papa we kuno kuba agenda nomero za papa we nta telefone ugira yarambwiye, ariko byibuze uraboneka ari umwana ushaka ejo heza. Ahubwo yajyaga mu manda ari ukubera amabura kindi kubera ubuzima bubi. Gusa Ejide tugusezeranyeje ko uzagira ubuzima bwiza. Mama tuzatuganira tuzatubashakira amahugurwa sibyo kugira ngo na papa kakanya yumve ko uri umwana muri famiye. Ese Ejide ni ndagira ngo mbabaze ikintu kimwe. Ni nk'ikihe kintu aka kanya wenda mwumva twasaba papa wanyu kugira ngo byibuze yongere kukumva nk'umwana we? Ese ni igihe mama wumva ko gituma avuga ngo wisuwe wakitubwira? Ni imyumvire ye mu mutwe we ko aba yanyweye yasinze. Ni ukuvuga ngo inzoga zishobora gutuma umuntu muzima ibitekerezo bye cyangwa rero mwabantu mwe mudukurikiye aka kanya, wa mugabo we wa mama w'unywa inzoga wa mubyeyi we, mwumve ko biri kwafekta abana banyu, biri kwafekta abana banyu. Nibyo biri gutuma ingo zisenyuka z'iki gihe. Ntabwo tuvuze ngo abantu mureke inzoga, ariko niba uzinywa ukaba wakwitakana umwana wawe wabyaye biteye agahinda, biteye agahinda, birababaje. Rero turagira ngo mama utubwire kuba ubana n'umugabo unywa inzoga. Ese wowe unywa inzoga? Ntayo. Ese kubana n'umugabo unywa inzoga ukaba umwihanganira bigeze kuri uru rugero kugezaho abwira umwana amagambo mabi, ni nawe mfura yanyu, ni nawe mukuru, urumva ababyumva bigatuma ajya mu muhanda, ni ukwihangana kutoroshye. Turagira tukubwire uru rugamba rurwana guturi wenyine. Ese ubuyobozi burabizi, wagira icyo tubwira? Urugamba narurwanya kuva kera nkibana nawe, noneho kugeza n'ubu ngubu. Ariko n'undi n'ibyo umwana abona nawe biramubangamira. Ubise ni umuntu
iyo umwana abona ese yaranze kubandikisha ni umwana mu ndangamimerere umwana akabona ise yaraguze ahantu ikibanza utabizi akanga kuhanyereka n'abana akanga kuhabereka umwana biramubabaza n'ubu ise yubatsemo inzu yanze kuyitwereka kambwira ngo abana nzabajyane iwacu umwana biramubabaza yego aho ngaho umwana icyo avuga ati nta buzima ntegereje imbere nawe akabimbwira ati ndabona nta buzima dufite icyo kintu cyo gituma ashobora kugenda ati n'ubundi ntacyo ntegereje ubu n'ubundi nk'uko twakomeje kuganira ubu ufite impungenge ko n'ejo bundi ashobora kugenda kuko niba umugabo abana n'umugore akaba yakora akantu ku ruhande ntabimubwire kandi barashakanye ibyo bintu bishobora kwangiza umubano hagati y'umugabo n'umugore kandi nk'uko twakomeje kubibabwira ibi byafekta famiye yose umuryango wose rero mama ni ukuri ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye ni ikintu gisaba kuganira ese byibuza iyo ugerageje kubaza umugabo ese waba warabimenye we gute ko afite ibyo bintu bimeze gute kubimenya we yabanje kumbwira yuko yaguze ikibanza nabwo abimbwira ngiye kujya kumurega aho akora none ngiye kumurega aho akora nibwo yambwiye ati mfite ikibanza narakiguze ambwira ko yakiguze mu nzove noneho ubwo arambwira ngo azakinyereka mu kwa karindwi mu kwa karindwi kugeze umugabo yanga kuhanyereka ubwo bigeze mu kwa 10 ubwo umugabo arakomeza aranangira noneho ubwo nibwo bigeze mu kwezi kwa 5 nibwo nagiye gutanga ikirego cy'uko umugabo arimo kwanga abana cy'uko umugabo yanze kunyereka aho yaguze ubwo umugabo yaje kwemera ko yahaguze ariko ngo atararangiza kuhishyura none ubu ngubu umugabo no kubandikisha abana arabyemera ariko igihe cyo kubandikisha cyarageze arabyanga ngundi muri gahunda yo kongera kujya kumurega nanone nkareba ko abana bandikisha mwaba mwarasezeranye ntabwo twasezeranye nanjye nicyo nzira arambwira ngo sinasezeranye ni ukuvuga ngo ese waba waramusabye ko musezerana akabyanga bimeze gute turajya mutubwire yakomeje kubimbwira akavuga ngo ntabwo murusha ubwonko ngo azabikora ngo nabishaka abantu mudukurikiranye iyi ni Ivuka TV dukomeza kubabwira gukurikirana ibiganiro byacu nk'uko twabibabwiye iki ni ikiganiro kijyanye na social affair cyangwa ubuzima bw'abantu muri rusange n'imibereho y'abantu ni ukuvuga ngo niba kuko umugore yagasabye umugabo ngo basezerane imbere y'amategeko cyangwa n'imbere y'Imana umugabo akabyanga cyangwa umugore akabyanga ese murumva turi kugana he isi iri kugana he biteye agahinda niyo mpamvu twegereye aba bantu ibi byose ntago ngiye nari mbizi nakoze icyo nagomba gukora uyu mwana namuvuye numva ndamukunze ariko ndatekereza ko icyo nari ngamije ni ukumukura mu muhanda mama icyo twagusaba uyu mwana ukumukunda cyane wowe ukamwegera niba koko papa we yumva atari uwe ariko urabizi ko mwamubyaranye wenda akanya kuko nko bitubwiye n'inzoga zibimutera ariko ujye ugerageza byibuze uyu musore wawe kumwereka yuko nubwo bwose ibyo birimo ariko muri kumwe ukiri umubyeyi we uri umubyeyi we ndetse nabone mumutererana rero nagushimiye cyane yagiye ava mu mano ukagenda ukagerageza ariko icyo waburaga zari izindi mbaraga ni imbaraga zindi naburaga zintera inkunga kugira ngo umwana abe mu rugo cyangwa ajye ku ishuri urumva rero abantu mudukurikiye naga abana benshi mubabona mu muhanda nyamara ushobora kugira ngo ni mayibobo nyamara ushobora kugira ngo ntabwo wenda umwanzuro wari kujya mu muhanda ariko nanone umwana ungana nk'uku nguku ajya imbere ya papa we akamubwira ayo magambo akamubwira sinjye wakubyaye ngo abandi nabashihajya ngo nabakiga ngo wowe nuri umukiga ubwo urumva rero inzoga mwakabyara mwe abantu munywa inzoga mujye mugerageza mumenye ko mufite famiye mumenye ko mufite inshingano nimukajye mubihuza na famiye zanyu twagira ngo tubaze Jide nabagwe ndangura amajwi ese byibuza ibi bintu aracyakomeza kubikubwira ngiye kuko papa nagerageje kumuganiriza kenshi cyane ndamubwira ngo umwana ugomba kubigenza ukunuku ugomba kubigenza ukunuku ese aracyabikubwira wapi nagakibikubwira
nkuko nababwiye nge nzakomeza kubaba hafi, nzakomeza kujya nza kubasura, nibinashoboka nzamba nshakira ababyeyi bawe amahugurwa bagende babahugure sibyo, kugira ngo babarere neza. Nicyo kintu wumva wasaba papa wawe na mama wawe kugira ngo nejo bundi akunda byize kutazasubira mu muhanda sibyo je? Si ubwo bwa mbere kuva wabo maze ukwezi wanyu. Nge natinze kuza gukorana nawe ikiganiro kugira ngo abantu bakubone ukuntu uri umwana mwiza sibyo? Uri umwana mwiza, niyo mpamvu nishimiye kongera kuza kugusura. Twagiranye urugendo rwiza mama. Twagiranye urugendo rwiza, twarasangiye jide, twajyanye mu rugo aroga, urabizi ubuzima bwo ku muhanda, mbona nukuri yavamo umwana mwiza. Twaye ku muhanda asa nabi ariko urabona nakana kamaze kuba keza sibyo je? Naga kigo ejide ndajya wongera utubwire bira biyobya bwenge mama munywa. Hari ubwo ubikumbura ese wumva ukibishaka, ubumva umeze gute mu gihe utakiri kubinga ngo hari byo unywa? Nabyo. Ndagira ngo ubwire abantu badukurikiye nibe biyobya bwenge wakoreshaga cyane. Tineri. Abantu muzi tineri bayivangisha n'amarangi kugira bateye irangi. Ni ikintu gishobora kwica ubwonko bw'umuntu, gishobora kwangiza umuntu. Nyamuneka abantu muturanye n'abana bari ku mihanda, buretse ko banahari buri muhanda bari abana, mwagira uwo mutima. Nta kintu navuga nahaye Imana kugira ngo ngire uwo mutima, ariko nyuma y'ibindi byose tuba abantu. Mwegera abana nyamuneka mubaganirize. Abana ni rwo Rwanda rw'ejo, ni barumuna bacu, ni bakuru bacu. Nyamara niba ufite ikintu wafasha uwo mwana nawe akavomanda, nta mafaranga menshi byansabye, nta bundi bushobozi. Igishoro cya mbere ni urukundo. Nukuri mukunda aba bana nkuko wakunda murumuna wawe. Ejide nakubwiye kuri murumuna wanjye ubu ngubu sibyo? Kandi nzakomeza kugenda ngubi ruhande. Niyo mpamvu nakomeje gukora follow up cyangwa komeza gukora igenzura ko utagisubira mu muhanda. Ngajya nsubira ku muhanda cyane, nari ngiye nendaga kuraraho ngutegereje aho kujya ndebe. Impamvu ndi kwibabwira si kugira ngo mbumvishe ko nakoze igikorwa gikomeye, ahubwo no kugira ngo n'abandi bajene bumva ko hari ikintu bakora. Ababyeyi niki ni ukuri mufasha abana bari ku muhanda kubera impamvu zitandukanye, si uko bananiranye. Uyu mwana Jide ntabwo yananiranye, yaba yananiranye barasubiye mu muhanda. Ahubwo njye naganiriye na famiye ye, nganira n'umuryango, ubaka kanya byibuza turi kubaka kugira ngo uyu mwana atazasubira mu muhanda. Mama niyongera guhindangura amajwi, twumvishije ko ari ikintu kitoroshye kubana n'umugabo utakwemera, kubana n'umugabo utakwemera kukwereka imitungo ye, kandi koko murwubatse muri babiri. Urumva no kwizera ntabwo guhari rero, ntabwo tuba twizeranye. Urumva rero ntabwo byoroshye. Ese byibuza wari wamuca inyuma bimeze gute? Sinigeze muca inyuma. Ntabwo wari wamuca inyuma? Ubwo niwe inyuma kuko afite undi mugore ashaka none gutunga ku ruhande, ari nawe ashobora kubazaho iyo sambiri. Ni ukuvuga ngo wowe mwabyaranye abana bangahe? Ni 4. Abana 4. Aka kanya ako nta wundi mwana wabuze afite? Abana afite bari mu cyaro. Abana afite bari mu bakuru. Isize y'undi mugore. Urumva uri inshoreke? Abantu mudukurikiranye, ibi bintu birababaje, biteye agahinda kubona umuntu umugore n'umugabo bashakanye, umwe ashobora guca undi inyuma, nyamara bigira ingaruka si kuri bo gusa. Ni ukuri nimugerageze abantu bose mufite uwo mutima mufashe aba bantu. Mama rero nkuko twakomeje kubivuga, uru ntabwo ari urugendo rworoshye, ariko twagira ngo twese ukora iki? Utegereza ko umugabo wenda ari uzana gusa uko dukomeza kubyumva? Hari utuntu wenda ukora ku ruhande ku buryo byibuza urumva umugabo hanigiye ashobora kuba wenda nkuko twakomeje kubyumva, ashobora kuba tuzi inshingano neza zo mu rugo. Ese arahaha, akora ibiki watubwira? Njyewe ntacyo nkora ndetse ko njya guhingira umuntu kugira ngo mbone ibyo kurya by'abana. We rero afite akazi arakora, n'umufundi arakora, ariko njyewe ntacyo nkora no guhingira abantu. Jide, urahinga ukabona amafaranga, akaba ariyo agufasha? Akaba ari yamfasha, cyangwa se n'umpaye udushyimbo cyangwa se utundi tuntu nkamuhingira akatumba. Ese ni nk'iki wasaba wenda abantu badukurikiye bagufasha? Icyo bamfasha njyewe mbona gikuru, njyewe nifitiye ikibanza cyanjye iwacu, bikunda bashobora kungurira amabati, ubundi nkagenda nkubakira abana nkabana nabo.
kuko ubwo nawe urumva kubana n'umugabo ari umutwaro rwose mbona kubana n'umuntu umpisha umutungo numva ari ikibazo kirekire n'ikibazo kigukomereye mumaranye imyaka ingahe tumaranye imyaka 15 ni 15 urumva imyaka 15 urugendo ruba rworoshye umuziho byinshi yakozeho byinshi cyane umuntu aba yarihanganye kugira ngo arebe ko wenda hari icyahinduka ariko bikanga bikaba by'ubusa. Nyamureka abantu mudukurikiye twakomeje kubibabwira uyu mama afite urugamba rutoroshye uyu mama ntago yorohewe nyamureka niba hari ubushobozi wabona wahifamiye ni ukuri ntago ari ikintu gikomeye cyane ni ukuri amaboko yanyu turakeneye turaza wenda kubaha nomero z'aba babyeyi turazishyira munsi niba ufite 200 ufite 300 ukaba wafashe ino famiye urabona kuba umugore ari ushobora kuba yita kuri aba bana bane nta nakaza afite arugwingira abantu ni ukuri dukeneye amaboko yanyu. Ejide nibaguye microphone Eji twumvikanye ko ugomba kwiga ukajya usenga kandi ukaba umuhanga sibyo tubwira abantu bandi bana bari ku muhanda icyo ubasaba kugira ngo nabo bave ku muhanda n'icyo wabifuriza tunabifuriza kuba mu muhanda bagasaba imiryango kandi bakumva ababyeyi babo nawe usigaye wumvira ababyeyi none urabizi twarafatanyije kugira ngo ubura ahangaha ni imbaraga zawe ni imbaraga zanjye kugira ngo ngere ugaruke muri famiye ni imbaraga z'ababyeyi ni igiki wakongera kubwira mama wawe kuko mama aragukunda cyane mugira ikintu mubwira imbere ya kamera nawe yishime byibuza yumve ko agufite tunabwa nuko afata neza kandi n'abandi bana bamwe umunange bafata neza nta mpungenge mufitiye ndishimye cyo kintu nababwiye subiza mama kugira dukomeze nawe tubwire mama ngewe agenda kaba kanyishe kuko n'ubundi nyibona n'umwana ntago mvuze ngo ndabonekerwa ariko nabonaga ntago hari ukuntu umuntu aba mu muhanda kuko ubona abimerita cyangwa abimazemo igihe ariko uyu mwana wabonaga ko no kugenda kwe uzi ko twajyanye mu rugo maze kumuha amafunguro ahita asinzira ubona ko afite umunaniro ubona ko nabonaga hari ibintu byinshi ashaka kuvuga nibwo twaganiriye ambwira amateka atoroshye kuba afite umubyeyi umwitakana nicyo cyatumye ajya mu muhanda wari ubizi bibabaje nawe ndabona ko bimeze ntabwo ari wagira ibyishimo cyane ubwo we umwana yagarutse mu rugo urumva aracyari kurwana urugamba mba nkifite impungenge cyane ariko Ejide yatubera umwana mwiza Ejide uri umwana mwiza kuba Ejide byibuza aka kanya amaze igihe mu rugo biguha ikihe cyizere ni ikihe cyizere wumva ufite kuba amaze kino gihe mu rugo icyizere mfite ni uko mbona mutuma wenda nk'iyo agiye guhaha mutuma akagenda nkabona aragarutse nabwira ntijya kuvoma akagenda n'abandi bana akazana amazi naba nagiye gushakisha ubuzima nataha saa sita nkasanga niwe wakoze ibyo guteka yatetse ngaburiye barumuna be nyanjye tutungutu n'utwa mama aho nanjye satima amategeko ibyo nagusigiye icyo cyize nicyo kimpa ko umwana ashobora gutungana akongera akagaruka mu rugo turishimye kuba byibuza wowe n'imfura yawe hari ukuntu muri kugira ngo mwubake urugo rwanyu ko twabyita kuko niba umugabo akanya yirwa mu kazi yataha kugira ngo avuge ngo mfite famiye mfite umuryango mfite abana mfite madamu aze byibuza mwicare muganire nka famiye ni ikindi kintu kitoroshye Ejide nubwo akiri umwana ariko urumva agufasha kugira ngo arere barumuna be mu gihe udahari yarabikora ndetse wagize impungenge akiri mu muhanda wabimbwiye ngo umwana ukimubona warishimye mwaramamagaye kuri telefone cyane mwaranshimye kandi narishimye ntabwo navuga yuko hari ikintu natanze ariko byibuza twarafatanyije kandi nakomeje kujya mvugana namwe kugira ngo numve uko umwana ameze nanjye byakomeje kugira ko ibyo nakoze nakoreye ubusa niyo mpamvu naje gukora namwe ikiganiro kugira ngo abantu badukurikiye namwe n'ukuri tubashikariza kugira impuhwe nta kintu nakomeje kubwira cyo natanze nimugira impuhwe kandi tuzakomeza tubasura tuzanagira n'ikindi gice nimara kubashakira ubundi bwo kujya mukora ibiganiro amahugurwa kuko ndumva icyo ngiye nabifuza ari uko we n'umugabo wawe bakubaka ubumwe mwagira ubumwe cyangwa ngombwa mukamusezera kandi icyo kintu Imana ni ikidushoboza twese tuzagikora
kugira ngo azakore ibyo leta yemera nuko mujya mu mutwe hari n'ubu kuba mwaje mwenyine mugasanga adahari byamfashije iyo musanga ahari turi kumwe nta kintu nari kuvuga nari kubyihorera kuko ni umuntu w'umunyamahane cyane urwana nta na kimwe nari kuvuga nari guceceka nkabyihorera umura rero nawe ndatekereza n'umuntu mukuru nzamuganiriza ndayibemereye nzamushakira amahugurwa ageno bamuganirize bamuhugure kora nawe nagaba yorohewe wa mungani ariko ese wowe ubona nta kintu wenda ubona ushaka kuba udatunganya kikatuma nawe yitwara nabi cyangwa wowe ubona nk'umubyeyi inshingano wajujuje njyewe inshingano zanjye mba nazujuje pe kuko ngiye kwihangana ndabishoboye ariko we afite imyumvire ye mu bwonko bwe yumva ko akora ibye ashaka yishakiye kandi njyewe mbona kubera ko twashakanye dusa n'abahuriye aho mu muhanda mu nzira nkabona ari umuntu n'undi antunze gutyo igihe kizajya agakwepa akajya akigendera n'undi agataha iwabo uvuze ikintu gikomeye ni ukuvuga ngo ntabwo yakurambagije igihe kinini reka twahuriye kwa banyogokuru aho nabaga ntabwo n'iwacu rero yigeze agira ikintu abamarira na gitoya yaraguteruye ni uguterura mbese urabyicuza se cyangwa ndabyicuza biranambabaza icyatumye mbana nawe ni umutwaro wikoreye ni umutwaro nikoreye cyane rero muhumure sibyo ntabwo uvumira itararenga sibyo ubaka kandi ushaka kongera kubera umugabo mwiza numva mu myaka 15 sibyo aha simbizi kumubwira ikintu mbona atacyumva ubona atashaka kumva ntashaka kumva kwereka ko ari ukurusha ubwenge ko ari we mbese namubwanye uri mu muganiriza azabereka yuko abarenzeho cyangwa se aberekeye ko ari umuntu w'umutima mwiza ari umugabo wita ku rugo kubwe ni umuntu wiyerekana ko ari mwiza kandi muri we ibyo akora abizi ndamuzi cyane eje nuko wabimbwira mwe gukunda mama wawe cyane ubona mama wawe yitwara gute imbere papa wawe ubona bimuze gutubwira uko ubibona uko babona ari babiri n'ababyeyi bose ubona bitwara gute yitwara neza yuko papa yavuye ku kazi niba asanze mama atarafite amafaranga yagiye guca inshuro akaza atinze asanga mama yatega kuko yaba yagiye guca inshuro bakarara papa akarara muto kamutonganya amuca mu maso bikanera kubabara nicyo cyatumye ujya mu muhanda rero jide ntabwo icyo gisubizo sibyo waragiye ndanagushimira kandi nakwemera ko nzaguha akato sibyo nzakwemera ko nzaguha akato nakwemera ko ugomba kwiga rero mama aragukunda akomeje kubimbwira sibyo ariko kukubwira ayo magambo ukahita usiga mama si byiza sibyo wowe ubikomeza ubane na mama ahubwo umufashe kurera barumuna bawe tujya ngo tubwire ibintu bibahuriye nabyo mu muhanda ese ni ibihe bigo wabayemo ni he wafungiwe turajya ngo tubwire mu Gakenke uducire mu Gakenke hano wagiye ufungirwa ubuzima bubi bwose kugira na mwana uri ku muhanda cyangwa wumva ashaka kujyamo atazajyamo sibyo nafungiwe Kimironko cyangwa mama nabahereza mfa nibyo ubwo nabayemo n'igitagata ahandi n'igikondo kwa kabuga nuko kabuga warahagiye ubwo abantu bahazi bareta bahumva kwa kabuga ntabwo bibi tubwiye niwe buzima bubi none wahuriye mu nihe hantu wageze ukababara cyane tubwiye nagira nkababara cyane n'igikondo tubwire muri make byagenze gute uje kumanywa baradukubitaga niba umwana umwe akoze kosa twese bakadukubita niko kuntu byagendaga umunsi wakubabaje mu buzima bwawe uri mu muhanda ni uwuhe kugira ngo n'uwumva ushaka kujya atazabikora tubwire mutambabaje cyane
nuko twese twatujyanye turi abana haza abanyerondo baradukubita n'umunsi wakubabaje abanyerondo bano bakora ijoro babakubitiye iki babasanze byagenze gute dusanze firake durudu aho murara mu ngange urumva nyine baba bashinzwe umutekano sibyo so kuva wenda hari ubwo babavunaguye wapi urumva niwe icyo baba bashinzwe ntabwo tubavuze nabi ariko nabo bajye byibuza bareba mama muri abana ubwo batabavunaguye nta kibazo ubwo bagira ngo mujye mu rugo sibyo nicyo cyakubabaje na mama ye hari ikintu yarageze agiye kutubwira ukuntu rwose ajya agira inzozi mbi yatubwira ku bijyanye n'igihe wabaye mu muhanda mutari kumwe mama tubwire inzozi mbi ibyo ntabigiraga imvura yaragwaga nka nijoro nkarara mpagaze noneho winduru numva ziravuze ku gasozi asohoka nkajya hanze ntubwo niba abana birukankanye umutima waradihaga ntago nigeraga na rimwe ngire igitotsi nzi ko umwana wanjye ari mu bisambu ntabwo byari byoroshye uvange Ejide ngo twakomeje kubikubwira wari uri mu muhanda ariko wabanaga na mama nuko utabizi urumva yararaga ahagaze yararaga gutekerezaho barabanaga nakundaga kujya kumushaka kenshi cyane kandi ngiye namukuye Kimironko baraye muri ruhurura ndagenda kare nsanga arimwo babyutse umwana ndamuzana umuzanye arongera asura mu muhanda muzanye hamara nk'iminsi nk'ibiri umwana arongera agenda ariko byari bitewe n'ubuzima yari asanze mu rugo nuko yarafunzwe igitagata yagiye ari ubuzima bubi yagiye bitewe n'amahane ya se n'imidahahire yari iri mu rugo ajya igitagata amara amezi 4 ise yanga kujya kumukurayo kubera ko njye ntari mpazi sinabashije kujya umwana yikuyeyo n'amaguru araza ageze mu rugo ahamara nk'icyumweru abona bya bibazo biracyari bya bindi arongera asubira kuba mu muhanda ahanini niko bimeze nyamara abantu muri kutwumva uyu mwana murabibona yahuye n'ibibazo yarababaye cyane niyo mpamvu afunzwe mu ntuza muri gereza enye kandi zinakomeye umwana wagiye kwa Kabuga igitagata yarasigaje kujya iwawe ugeze ujya iwawe 15 yagiyeyo urumva n'eshanu rwose Ejide uri kumva urumva ugomba ku mwana wo mu rugo sibyo ba bantu baraga bagukubita bya bindi byose wahuriyemo nabyo ese watungwaga n'iki ejo uri ku muhanda tubwire watungwaga n'iki byagendaga gute najyaga gufunguza warasabaga wari muri ba bana birirwa basaba ngo tubwira izindi ngo aka kanya umugabo cyangwa umugore umwe yababaje undi ahita yahukana akagenda bikababera nk'igisubizo wowe tubwire ubwira abanyarwanda imbaraga ukoresha ndetse n'abandi wenda bari hirya no hino badukurikiye mu mahanga nabo bakumve njyewe icyo nabona mbwira abandi badamu bagenzi banjye nuko bajya babona ibintu bibagoye mu ngo zabo bakoresha kwihangana igikuru ni uguca bugufi nk'umufite abana burya bafite ibibazo birebire n'imibereho mibi kandi wenda azi ko iwabo hahari ariko kubw'ibyo ntabwo yabireba agomba kwihangana agafata urugo rwe yahura n'ibigerageza akabyihanganira no kuba yakwirinda kujya hanze ngo avuge ibintu byose bimugoye ngo abibwire buri wese nabyo si byiza kugira ibanga akagira ibanga muri we ntagire n'umwe umenya ibimubabaje cyangwa ibimushimishije abantu mwese mufite ibibazo muri famiye nyamuneka umugabo nakarara gukubita ngo bitubyuka ugenda ubibwira abantu ngo byuko ugenda ugira iki ukagirira umugabo ibanga ariko hari igihe byanga ukabona harana imibereho iri kugana ukitabaza inzego z'ibanze kugira ngo n'ejo bundi atazana kwica cyangwa ukagira ikindi kibazo cyangwa wa mugabo we namwe mujya mukorerwa ihohoterwa nubwo atari cyane mukabimenyesha ubuyobozi hakiri kare uko bitubwiye ujya witabaza ubuyobozi se buragufasha ubuyobozi nta kintu buramfashaho ariko burabimenye wowe bakoze icyo ugomba gukora narakoze icyo ngomba gukora ariko n'uwo mugabo yagerageje kunta kugira ngo ante mu nzu n'abana abantu duturanye
bakajya bamugarura ati wita umugore n'abana ntabwo ari ibintu waba ukoze. aha murumva hari abaturanyi beza babwira umugabo ati wisiga nyamuneka abana wisiga madamu wawe nabo bose batari basezerana ariko ukunda gusenga. Ndasenga ariko si cyane. Si cyane ubwo ujya unanasenga sibyo? Ujya unasenga wenda ushaka kuba bikugora kuba ufite abana n'iki wenda ari na kure nkuko wakomeje kubimbwira. Ese wowe ni nk'iki kintu ubu washobora byibuza aramutse agiye akanagusiga? Ntabwo tubiteganya nabwo tubitekereza, ariko se aramutse agiye ni nk'iki kintu wakora aba bana ugakomeza ukabarera kugira ngo Jide mwicaranye aka kanya ugukunda ubona ko biri no kugana habi, ariko avuga ngo byibuza aka kanya mama agiye nako papa agiye mama yakomeza agakora n'igiki? Nicyo nabona nakora nakomeza nkagumana abana banjye nkakomeza nkabarera nk'uko nabareraga. Nta muhangayiko nta kinanjye sinabata ntabwo nababera umubyeyi gito, nabarwanaho pe. Aha none ikintu cyo gukora cy'amaboko cyabatunga ni ikihe? Icyantunga wabakorera? Nabakorera mwese ko ndi umucanshuro cyeka nk'umuntu amaye nk'amafaranga nkabasha kugira akarimo nkora ku ruhande wenda nko gucuruza akoze gataro sinagacuruza sinagashobora. Ariko mbonye nk'utuntu kudufaranga ku ruhande nshobora gukora kandi karimo abana bakabasha kubaho. Ikindi kintu wenda ubona ushoboye guhinga? Ese guhinga ndabishoboye. Wadoda? Kudoda nabyiga ntago mbizi. Nuvuga ngo hari imirimo ngiro, imirimo yo kuba wakora. Ese ni nk'iki kintu mu buzima bwawe wenda ugeze kuvuga ngo iki kintu nyimenye cyamfasha ni nk'igiki? No kudoda. Wigeze kwifuza kudoda? Wifuza kudodaho ndio nabyifuje ariko ndabibura. Urabibura? Nyamuneka niba ufite salo, ese waba ukunda nko kuba wasuka wakora iki? Byo wabishobora umuntu yabikwigishije? Gusuka se cyeka nk'umuntu yigisha hafi anga ariko burya kudoda nicyo nabona cyanyorohera. Umubyeyi ngo rwose umufashije akamenya kudoda akajya anadodera abana b'utwenda naho akajya ndetse adoda, nibyo bintu wenda yakora akabasha gutunga umuryango. Ni ukuvuga ngo n'imirima ihari wanahinga. Nahinga guhinga wenda hinga. Uyu mubyeyi ngo yabasha guhinga. Urumva hari igihe umugore asigara n'abana ariko niyicare akaba yakora. Nkuko nakomeje kubyumva wahinga ushobora no kumesera abantu bakaguha amafaranga. Ndabikora. Uranabikora ya mirimo yose umubyeyi yakora kugira ngo atunge abana be. Ubwo rero bwira nk'aba mama bicaye bakakanya mu rugo bategereza umushahara cyangwa ku kwezi gupfa ngabagabo bakaza amafaranga. Iki kintu gira ikintu bwira abo mama cyangwa abo babyeyi bicaye mu rugo kandi nabo bafite ibyo bibazo nk'ibyo ufite. Icyo nababwira nuko bahaguruka bakarwana ku bana babo bakabasha gukora akarimo bashoboye nabo ntibaterana abana babo nk'uko abagabo babo babikora. Mwabyumvishije ngo muhaguruke kandi mukore. Aha uvuze ikintu cyiza ubiye gukora. Harya abagore benshi bavuga ngo bategereje abagabo uko twakomeje tubivuga ugasanga ni naho biva umugabo amusuzugura. Ariko nawe ubu aka kanya iyo umugabo asanze wahashye banza n'icyo buragituma aka kanya atari yanagenda. Murumva ibyo byibuza bikomeza kwerekana icyizere yuko umugabo niwe yagenda nubwo tutabyifuza ariko byibuza abana bawe batakwandagara. Abana ntibakwandagara nabafasha pe. Wabafasha. Eji nicyo kintu mu buzima bwawe wumva ushaka kuziga cyangwa wumva ukunda? Ni ukwiga. Ukunda imibare, ukunda irihe somo ukunda tubwira? Amasomo yose ndayakunda. Amasomo yose urayakunda ntabwo utoranya pfa kuba ari amasomo. Ese ji ni uwuhe mwanya wumva mu buzima bwawe mu ishuri wabaye ukumva uragushimishije kandi ubona wize wicaye? Apenya kuko papa nta gice cya birote yatangaga ntabwo nabonaga umwanya wanjye. Ni ukuvuga ngo kuva wabaho nta na birote ugeze ubona? Wabonyeho mu wa mbere? Gerageza uvuge cyane kugira abadukurikiye baze kumva neza. Nabonyeho mu wa mbere. Wabonyeho mu wa mbere? Warabaye akanga icyo gihe? Iyo mu wa mbere nabaye uwa mbere. Wabaye uwa mbere? Uri n'umuhanga mu ishuri
ariko kubera ko papa wawe atakwishyura minerivare cyangwa ngo nishyure igiceri cya birote ukabura birote. Urumva ko ari ikintu mama kitoroshye, ariko naguhe microphone. N'ubu murebye mu makayi ye, ni umuhanga, amakaye agiramo arahari. Ni umuhanga pe. Ni umuhanga. Kubera kubura amafaranga y'ishuri, kubura imirire, akacyo gituma ishuri arireka. Nuko akomeje kubitubwira n'ubundi uyu mwana agiye ku muhanda, ikintu cya mbere eje baretse ibyo bintu bishyira hasi tubanze tuganire. Ikintu cyatumye Jide ajya ku muhanda ni ugutotezwa, ni ukuba ajya ku ishuri nabone minerivare, akabona baramusohora. Jide ubu aka kanya haye mwishyura ngaye ku ishuri. Nagwe muhe mikoro mama, muhe mikoro. Mwishyura ngaye ku ishuri. Arakuhe mani bishyura 500. Ikigo cyitwa kivuge cyane. Cyitwa kure Imana. Mwishyura? Bishyura nimba 500 komenya 500. Ni leta. Ni 500. Nyine ni ikigo cya leta. Ni ikigo cya nabyo kirigenga. Nicyo papa wawe yari yarakujyanye. Nicyo yize ku bigo bingahe? Ku munini ninde wamujyanye? Aho ngaho Ikaramu. Wo aho uri kumva nawe ushaka kwiga. Okay. Urumva rero kubera Jide azi ubwenge ari kumva yakwiga ahantu bishyura 5,000 arahazi kugira ngo abashe kwiga neza, noneho nk'umuntu uzi ubwenge nawe azabimenye. Jide niwe mukino ukunda gukina uye mukino? No gukina umupira. Ukunda gukina umupira. Siporo kugira ngo ijye gufasha gusubiramo amasomo neza mu gihe uri muri ka siporo, kagufasha gusubira mu masomo neza. Mama ajya guha uburenganzira ukajya gukora siporo mu gihe wagarutse mu rugo. Twajya gukina umupira. Koronetari yaza reba yemere batwigisha umupira. Bo mu kademi. Ugeze ugira inzozi zo gushaka kumenya gukina umupira? Ugeze ubimenya? Ariko ukunda gukina umupira bisanzwe. Ariko wowe icyo wikundira cyane ni iki? No gukina umupira no kwiga ishuri. No kwiga ishuri. Subiza mama nawe mikoro nawe atubwire. Mama nkuko maze ko tubavuze umwana wanjye ni umuhanga, agize ubushobozi akiga neza, ubona yazagera kure. Ariko ikiga tubwire. Ni umwana wanjye yakomeje kujya mu ishuri akiga yazagera kure. Yazagera kure. Ko mubona nakafite ubwenge rwose. Rero muhumure musenge cyane, nyamuneka abantu reka tubasabire umugisha, nubwo tutari Imana cyangwa tutari abapasiteri cyangwa tutari abapadiri, ariko burya ururimi rurarema. Tubasabiye umugisha ugeretse indi. Rero ko twakomeje kubabwira, iyi ni Ivuka TV show, mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu nko twakomeje kubabwira. Ushaka kwamamaza, ushaka kugira icyo akora kugira ngo ibikorwa bye bice kuri Ivuka TV show, nuko twandikira kuri email yacu ibiri munsi turaza kuyibaha, ndetse no kwamamaza ibikorwa byanyu mukora nko twakomeje kubibabwira nabyo turaza kubibaho, na Instagram dukoresha byose. So turabakunda kandi tuzakomeza kubaba hafi. Ubwo sinzi icyo mwabwira abanyarwanda. Ikintu cyanshimishije nuko wambanye ku muhanda ukanjyana ukangabura nkoga, ukabasha kunsubiza muri famiye, tukaba twishimye. Nicyo kintu nagushimiraga. Nashimira abanyarwanda nuko nasaba mu ishuri mwiga nkatsinda. Icyo nababwira. Mama nawe nanjye ibyo nibyo nifuza, ko umwana wanjye yagira heza ejo hazima, nta kindi akaba umujyambere nk'uko Imana yamuremye.